Reka nongeye mbahereze ikaze bakunzi bacu nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese akanya rero ni kakandi tuba turi kugenda tubagezaho update zigiye zitandukanye. So update ihari y'uyu munsi rero tugiye kuba twagaruka ku nkuru, ni inkuru isohotse mu kanya gatoya. Murabizi ko hari kuba urubanza rwo bita Miss Muheto Divine. Miss Muheto Divine akaba yarafashwe aho yarakurikiranywe icyaha cyo gutwara yasinze, kugonga ndetse ni kugonga umukindo ndetse n'ibindi bitandukanye. So urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwakatiye Nshuti Divine Muheto wabaye Nyampinga y'u Rwanda 2022 gufungwa amezi 3 asubitse mu gihe cy'umwaka umwe. Kuri wa gatatu tariki ya 6 Gushyingo 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro ku birego Miss Muheto yarakurikiranywe. Ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa hafi imyaka 2 ariko urukiko rwagaragaje ko nta mpamvu zikomeye zatuma akomeza gufungwa. Uyu mukobwa w'imyaka 20 y'amavuko yarafunzwe akurikiranyweho ibyaha harimo gutwara ikinyabiziga yanyoye, bisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ubushinjacyaha bwasobanuraga ko Miss Muheto yakoze impanuka avuye mu kabari ka Atelier Dive atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Kia yanyweye inzoga. Urukiko rero rwavuze ko Miss Muheto yemera ko yanyoye ibisindisha kugeza ku gipimo cya 4 kandi igipimo kihanganirwa ari 0.8. Urukiko rwasanze Miss Muheto ahamwa n'icyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya rwo gutwara afite, aho rwasanze kandi rutamuhamya icyaha cyo guhunga ahabereye impanuka. Rwanzura ko ahanishijwe gufungwa amezi 3 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 190 n'igihano gisubitse mu mwaka umwe, aho muri Nzeri 2026 kandi Miss yakoze impanuka nk'iyi agonga inzu, imodoka ye irangirika mu buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yaraherutse kutangaza ko ku nshuro ya mbere bafata Miss Muheto bamugira inama yo kwitwararika no gushaka uruhushya rwo gutwara imodoka. Yavuze ati ubundi ku muntu wese ushaka gutwara ikinyabiziga nta nubwo yakabaye arindiriye inama ya polisi yo kugira ngo ajye kwigira perimi, ariko mu by'ukuri iyo nama yarayigiriwe, arigishwa, arahanwa, arataha asubira mu muryango kimwe n'undi wese ubona ayo mahirwe. Cyari gisigaye harahe kugira ngo nawe atekereze icyo agomba gukora. SP Rutikanga yavuze ko gutwara imodoka wasinze ari nko kwiyahura kandi no guteza akaga abandi muhuriye mu muhanda, kandi biba bibi kurushaho iyo bikoze nta n'uruhushya bifitiye. Ati no kuvuga ko kimwe cyongera buremere ku kindi. Yongera ati icyo nagiramo inama abantu no kwiga guhitamo neza, nitukigire ku byago by'undi. Abantu babyirinze twese twakoresha umuhanda neza. Muheto w'imyaka 21 y'amavuko yavuzwe cyane mu itangazamakuru nyuma yuko mu mwaka wa 2022 ahigitse abakobwa bagenzi be yegukana ikamba rya Miss Rwanda 2022 mu birori byabereye muri Intare Conference Arena. Irushanwa rero yaryegukanye ryaje guhagarikwa na guverinoma kubera ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina byashinjijwe uwariteguraga. Kuva icyo gihe rero kugeza n'uyu munsi benshi mu bantu bibaza niba ari iri rushanwa rizongera kuba mu Rwanda. Hari amakuru yagiye ajya hanze avuga ko hatangiye gutegurwa uburyo iri rushanwa rizanozwa mu rwego rwo gufasha abakobwa baryitabira kudahura n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Murumva ko uwo bita Muheto Divine yaje kuba yakatirwa amezi 3 ariko asubitse. Iyi ni inkuru wenda abantu benshi barabyakira mu buryo butandukanye, ariko ku rundi ruhande birashimishije. Nubwo uwo bita Muheto Divine byari bitunguranye kubona umukobwa mwiza nk'uyu bivuga ko yafashwe bagafatwa ngo ayasinze, cyane ko bitari bisanzwe binazwi ko anakoresha n'izo nzoga. Ntabwo byari bisanzwe binazwi ko akoresha izo nzoga nyine bitewe n'ukuntu yagaragaraga, nta muntu apfaga kubikeka. Ariko nyine ubu ngubu nyine amakuru amaze kuba yajya hanze, abantu benshi nyine bahita bamenya ko umukobwa wacu Miss Muheto Divine akoresha yinywera inzoga. Ko kunywa inzoga ntabwo ari ibintu bikomeye, n'abandi benshi barazinywa, ahubwo ikibazo mbese kunywa inzoga si ikosa, ikibazo ni ukuzinywa watwaye, nicyo kibazo. Ikindi kandi no kuba adafite perime nibyo bibazo yari afite. Urumva rero kuri uyu munsi rero umwanzuro w'urukiko urwanzuye n'uwo nguwo, mu gihe wo bitafata ku mavuta nawe wari watawe muri yombi, nawe umwanzuro w'urukiko waje kwanzura ko
akatiwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe bakiri kugenzura dosiye ye, ariko bikaba byabaye mu gihe uwo bita The Ben ari we wari ufite ikirego muri systeme yari hamaje kuba yatanga imbabazi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse akanavuga ko asengera cyane fata ku mavuta kaba yarekurwa, ndetse kandi akavuga ko nawe ubwe amwifuriza ubutabera. Nta kintu cyinshi twavuga kuri ibi ngibi, gusa tuba turi kubihera update kuko muri abantu bacu mukwiriye ibyiza, mukwiriye kumenya ese bimeze bite hano hanze. Nta kintu na kimwe rero muba mugomba gucikwa, niyo mpamvu mpora mbibutsa gukora subscribe kuri Slim Jesus TV kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 update buri kanya tugenda tubahereza, namwe mugomba kumenya se bimeze bite, byifashe bite. Nta namwe rero tuzigera tubatenguha, nta namwe muzigera muturana ibyo mukeneye byose muzajya mubibona kandi mubibone neza 5 kuri 5. Reka rero mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese, mbifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana. Njyewe banyita Slim Jesus, mwibutse gukora subscribe, ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho, kandi mbabwire ko mu kanya gato cyane turi buze kuba n'ubundi twa streaminga live turimo turabafasha kumenya nyine mumenya byinshi update zijyanye n'ibi ngibi. Twe turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza, kandi namwe muri hano kugira ngo mwakire ibyiza. Niyo mpamvu wakoze subscribe kuri channel yacu, nuko wari wizeye ko tuzakugezaho ibyo ukeneye. Natwe rero niyo mpamvu tuba turi hano tubahereza update buri kanya. Mbibutse ko kandi tubura abantu bake cyane, turi kuri abantu bake cyane kugira ngo twuzaba subscribers 100,000. Nikumva twabyirukansa dufatanye, harabura abantu bake bagera ku 4,000. 4,000 ni abantu bake cyane kabisa. Dufatanye kabisa turebe ko mu gihe gitoya cyane ba subscribers tukaba twujuje 100,000 tukabona ziriya award batanga silver award nk'abandi. Reka nkomeze mbifurize kugubwa neza impande n'impande zigiye zitandukanye. Ukore subscribe kuri Slim Jesus TV, nakagaruka tuzajya tubahereza update. Nta na rimwe muzigera mubura ibyo mushaka, na rimwe muzigera mutuburaho ibyo mukeneye, kuko twe ibyo mukeneye byose turabifite. Turi hano ku bwanyu, namwe murahari ku bwacu. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, impande n'impande zigiye zitandukanye z'igihugu. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ita Slim Jesus TV, iyi ni Slim Jesus TV, nyita Slim Jesus. Update ibiganiro nakagaruka, mbabwire ko ari buri kanya tuba turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza byinshi cyane bakunzi bacu. So rero mbibutsa ko kandi hari ibintu byinshi tugiye kubagezaho mu minsi iri imbere. Tugiye gutangira new content, new chapter, ibintu byinshi cyane. Abantu rero mwakoze subscribe, mwizeye tegure ibyiza byinshi. Tuzatubazana some documentaries, ibintu byinshi, updating, trending news n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero kora subscribe kugira ngo utazigera ucikwa.